Yesu Kristo nashimwe bene data bavandimwe amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi wa none reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha abakomeje gukurikira ijambo ry'Imana abo dukomeje kubana buri munsi, abakunzi banjye rwose mbabwira ngo Imana ibahe umugisha, ndetse n'abakunzi b'Imana abakunda kumva ijambo ry'Imana n'abakunda kumva ibya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Rero reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 5 cya Mose kitwa gutegeka kwa kabiri, ibice byaho ni 32, umurongo waho reka turebe umurongo wa 5. Haranditse ngo bariyononye ntibakiri abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, n'ab'igihe kinaniranye kigoramye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Uyu munsi wa none bene data ijambo ry'Imana ryongeye kudukebura, ryongeye kutubwira ko twiyononye, ryongeye kutubwira ko dukwiriye kugaruka. Uyu munsi wa none rero bene data bavandimwe, reka two kuba muri bari Imana iri kuvuga ngo bariyononye, ahubwo uyu munsi wa none tube muri ba banyamahirwe Imana ivuga ngo nimungarukire nanjye nzabagarukira. Bene data bavandimwe rero uyu munsi nababwira ngo nimureke tugaruke, Imana nayo izatugirira neza. Ngo ntibakiri abana bayo, ntago ngo bakiri abana b'Imana. Uyu munsi rero birababaje, biteye n'agahinda kuba Imana yo ubwayo yagutangira ubuhamya ikavuga ngo bariyononye ntago bakiri abana banjye. Rero bene data bavandimwe uyu munsi wowe uri kunyumva cyangwa wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, nakubwira ngo Imana yacu ni Imana ayinyemuwe, ni Imana ivuga kandi igakora. Uyu munsi rero wagaruka cyangwa se wabwira Imana uti Imana uyu munsi nanjye gukurikiza ibyo ijambo ryawe rivuga, wo kuba muri bari Imana ivuga ngo bariyononye ntibakiri abana bayo, ahubwo ngo ni ikizinga. Bene data reka two kugira ibizinga, ibyaha, two kugira ibishaririye imbere y'Imana, ahubwo tuba abana b'Imana bayishimisha uko bwije n'uko bukeye. Twirinde ikintu cyose cyatuma Imana itugaya cyangwa se Imana idushyira ku ruhande. Uyu munsi rero ngo ahubwo ngo ni ikizinga. Ikizinga rero ni ibyaha ku bana b'Imana. Ibizinga iyo Imana irebye rero ibyaha dufite igenda ibona ari nk'ibizinga, nk'uko wafata umwenda warangiza ukawusiga ibyondo cyangwa se ukawanduza, uwo mwenda rwose uba ugaragara nabi. Rero Imana yacu nayo iyo dufite ibyaha ibona ari ibizinga kuri twebwe biriho, Imana yareba ikabona rwose ntago biyishimishije. Rero uyu munsi wa none nk'uko ijambo ry'Imana tubwiye ngo n'ab'igihe kinaniranye. Uyu munsi rero reka mbabwire ko igihe tugezemo kigoye, igihe tugezemo kirananiranye, igihe tugezemo ni igihe cyo kuba maso, ni igihe mbese bisaba kwitonda, ni igihe bisaba ko umuntu wese yakwemera akemerera Imana igatura muri we. Ni igihe kinaniranye tugezemo, ni igihe cyo kutumva, ni igihe cyo kutumvira. Uyu munsi wa none bene data n'umukozi w'Imana cyangwa se n'uwo mukorana cyangwa se n'abavuga iby'Imana, hari igihe rwose nabo ubona ko bageze mu gihe kinaniranye, ugasanga umuntu ntagirwa inama, umuntu ntavugirwamo, kandi nyamara uri kumubwira utigarukiraho. Ibyo ntabwo ari byiza, ariko kuko Satani niyo yaje akakwarikamo n'umutima wo kumva cyangwa se wo guca bugufi, nawe uragenda. Uyu munsi rero ni igihe kinaniranye tugezemo, ni igihe cyo gukora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka, ni igihe cyo gukora kwa Satani gukomeye. Uyu munsi wa none rero nakubwira ngo Satani yikuganza, Satani yiganza imbaraga zawe, ahubwo gerageza usenge Imana, ubwira Imana uti uyu munsi nanjye wampa imbaraga, nanjye wanshoboza kugukorera, nkagukorera nshikamye kandi cyane. Imana yakugira neza. Ngo kandi ngo ni igihe kinaniranye kigoramye. Iki gihe tugezemo bene data nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye kiragoramye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ntago bikimeze nk'iminsi yindi yatambutse, ko uyu munsi uri gusanga ibintu byose byaragiye bihinduka, byaragiye bihindura isura. Aho ugeze hose usanga ibintu bitakiri bya bindi, ugasanga n'imico imwe n'imwe abantu bagenderagaho, haba mu madini yabo cyangwa se mu matorero, ugasanga benshi rwose ntibikibafasheho, ugasanga barakurikiza imigenzo y'ahandi cyangwa se imigenzo y'abapagani, kandi ari abo mu nzu y'Imana. Uyu munsi rero biba bukwiriye ko wahindukira kandi ukagaruka ugakurikiza ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ngo mwa bwoko bw'abapfapfa mwe, uyu munsi Imana igenda yita bamwe abapfapfa kuko bananiwe kuyikorera, abananiwe kuyivugira. Rero uyu munsi nakwinginga nkubwira ngo garukiraho, Imana izaguhemba, Imana izakugira neza. Shaka ubugingo, shaka ibitazahanguka, ahubwo ukorera Imana yo mu ijuru.
ijuru kuko nibyo bizatuma ubugingo bwawe burama kandi ukazabona ibyiza Imana yageneye abayikunda. Imana rero tugire neza ngo mwa bwoko bw'abanyabwenge bukemwe. Imana rero hano igenda yita ubwoko bwaninaniye, ubwoko bwanze kumvira, igenda ivuga ko nta bwenge bafite kuko iratubwira ngo niba mwari mufite ubwenge mwakwiteye ku iherezo ryanyu. Uyu munsi rero iyo uri gukora ibyaha, uri gukora iby'umutima wawe wifuza by'isi, uba utandukanye n'umunyabwenge, kuko umunyabwenge we aba ari gushaka iby'ubugingo, aba ari gushaka ibizamugirira umumaro mu gihe kizaza. Uko niko mwitura Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iyo dukora ibyaha, iyo dukora iby'umutima wacu wifuza, cyangwa se iyo dukora ibitandukanye kure n'ijambo ry'Imana, Imana irababara ikavuga ngo tuyituye ibibi, tuyituye inabi, tuyituye kuyisebya, tuyituye kudakiranuka. Kandi Imana ni ukuri baratugiriye neza, baragiye dukora, baragiye dukura kure, baragiye idufasha mu bintu bitandukanye, ariko iyo tuyituye gukora ibyaha cyangwa se kutumvira amategeko yayo idutegeka uyu munsi, usanga rwose Imana ibabaye kandi ikababara mu buryo butari ngombwa, ugasanga nyine ibabajwe n'ubugingo bwacu kuko burya iyo uri guteshuka, iyo uri kujya ku ruhande, umubyeyi ntabwo byamushimisha, ahubwo arababara akavuga ngo uyu mwana bizagenda gute, agatangira kwibaza icyo yagukorera. Imana yacu rero nuko nayo ni umubyeyi kandi udukunda cyane kurusha ababyeyi bacu bo mu isi. Ni ukuvuga ngo umucunguzi wacu waturemye, umucunguzi wacu watushyize ku isi, dukwiriye kumwumvira uyu munsi wa none, dukwiriye kumuha agaciro ndetse dukwiriye no kubana nawe iminsi yose. Imana yo mu ijuru izatugirira neza. Bene data bavandimwe, rero uyu munsi nababwira ngo Imana yo mu ijuru irashaka ko muyikorera, irashaka ko muyigandukira. Ni Imana nziza kandi Imana ica imanza zitabera, ni Imana itunganye, ni Imana ijya ifata ibitariho ikabishyiraho, kandi ni Imana itajya yisubiraho. Niba ivuze ngo iki nzagikora, Imana yacu irabikora uko byagenda kose. Uyu munsi rero bene data nababwira ngo iby'iki gihe kigoramye cyangwa se kigoranye, kinaniranye, reka tubitere umugongo. Ni ukuvuga ngo Imana yacu yaturemye, ni ukuvuga ngo iradukomeza, iratubwira ngo nituyikorere, kandi iratubwira ngo ejo cyangwa ejo bundi Imana izatugirira neza, izatwitura ibihwanye n'imirimo myiza twakoze. Rero bene data bavandimwe, ntituzahwema kubabwira iby'ubugingo, ntituzahwema kubabwira ibyo gushaka Imana no kwihana ibyaha, kuko nshobora kubivuga gutya, umwe agakizwa cyangwa se babiri bakava mu byaha bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ejo nabo bakazabona ubugingo buhoraho, nanjye umunyago nkaba ndawubonye. Rero bene data bavandimwe, uyu munsi wa none nawe wakorera Imana cyangwa se wagira abo ubwira. Niba ubona hari aho umaze kugera, niba ubona hari aho umaze kumva ko uri kumwe n'Imana, wanabwira undi mwene so ubona ukiri mu byaha, ukiri mu nzira mbi, ukamubwira ngo ibyo si byiza, bivemo, uhindukirire wakire umwami Yesu Kristo nk'umukiza, nawe uzabona ubugingo buhoraho. Imana yaguha umugisha rero ubashije gukora uwo murimo wayo. Imana rero ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibane namwe kandi bambike imbaraga. Uyu munsi wa none icyo nifuzaga no kubabwira ngo Imana irabakunda kandi yifuza ibyiza kuri mwebwe. Imana rero ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose, kandi mbashishikariza gukomeza gukunda ijambo ry'Imana. Mukomeze mukunde guhugurwa no kumva iby'Imana uko bwije n'uko bukeye, kandi hano mujye muza rwose mwisanzure tubane mu ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana rirakomeye, riraturuta. Nta kintu na kimwe kiba mu isi cyangwa nta muntu n'umwe ukomeye kurusha uko ijambo ry'Imana ryaba rikomeye. Rero Imana niyubahwe, Imana niyo gucirwa bugufi, niyo gupfukamirwa, niyo gusingizwa. Natwe rero mureke tuyisingize, tuyikorere hakiri ku manywa butaribwira. Imana izatugirira neza. Amahoro n'imigisha n'ibibane namwe. Shalom shalom. Imana izabagarura, izabagarura, izatubabarira hose. Izabagarura, izabagarura, izatubabarira hose.